Ndabasuhuje mwebwe tugiye kubana muri aka kaganiro gatoya. Padiri Ndekwe Charles wari ukuze mu bapadiri bose bo mu Rwanda yitabye Imana ku myaka 94 y'amavuko azize uburwayi. Uretse kuba ari we mupadiri wari ukuze, Ndekwe Charles ni nawe mupadiri wari umaze igihe kinini muri uyu muhamagaro, dore ko yari umaze mu myaka 65. Amakuru y'urupfu rwa Padiri Ndekwe yamenyekanye ku mugoroba wo kuwa kane tariki 18 Werurwe 2021, ndetse yemezwa n'umushumba wa Diyosezi Gatolika ya Kabgayi ari we Musenyeri Smaragde Mbonyintege. Padiri Ndekwe yatangiriye urugendo rwo kwiha Imana mu iseminari nto ya Kabgayi, aho hari mu 1956, ndetse ahabwa ubusaseradoti ari uw'120 mu banyarwanda bose babuhawe. Abazi neza Padiri Ndekwe bavuga ko intwari yabyirukiye gutsinda aricyo cyari kivugo cye, kandi koko ngo yari intwari bitari ibyo mu gitaramo cya Kinyarwanda gusa. Musenyeri Mbonyintege yavuze ko Padiri Ndekwe yari umupadiri ukunda Yezu na Mariya, ndetse misa n'ishapule bye nibyo nshuti ye yagendanaga mu gihe amaze bari bamaranye. Yakomeje avuga ko yakundaga kiliziya n'abapadiri, ndetse avuga ko mu gihe amaze aryamye kubera izabukuru nta kiruhuko yigeze agira, ahubwo yakomezaga gusenga no gukoresha imbaraga nke ze mu murimo w'Imana. Padiri Ndekwe wabaga muri Diyoseze ya Kabgayi yari amaze imyaka 10 ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse mu 2006 nibwo Padiri Ndekwe yizizaga yubile y'imyaka 50 y'ubusaseradoti. Uwari Minisitiri w'Intebe Makuza Bernard ari naho yavuze ko izina rye ryabaye mukunda abantu, kandi ko yaharaniye kuba umukristo w'umunyarwanda ukunda igihugu cye n'abagituye. Icyo gihe yaragize ati, "Shyizeho agakeregeshwa kanjye, sinakuvuga Ndekwe ngo nibagirwe imijugujugu yawe n'ibinyunguti kubo wabonaga batagendana cyangwa se ngo bakorane ibakwe mu gihe wari umurezi ku iseminari." Minisitiri w'Intebe yanakomeje agira ati, "Ariko n'ahandi muri za paruwasi nibwira ko ariko byari bimeze, waziranaga n'ubunyanda no kuba icyangwe, ibyo byose wabikoranaga urukundo n'urugwiro." Mu 2017 Padiri Ndekwe yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Igihe, agaragaza ko yishimira kuba abanyarwanda baramenye Imana. Icyo gihe yanakomoje ku bindi bintu birimo abapadiri bakomeje gusaba ko bemererwa gushaka abagore, aho yagaragaje ko asanga ari ishyano no kumvira shitani. Padiri Ndekwe yavugaga ko mu myaka yose amaze mu rugendo rw'ubupadiri afite byinshi yishimira yarubonyemo. Yongeyeho ko yanyuzwe no kuba yarakurikiye Yezu. Ati, "Nkiri umwana nabaye intore y'ingenzi, ndetse no mu bapadiri naragerageje. Sinavuga ngo ndi umutagatifu, ariko naragerageje gukurikira icyo nemera Yezu Kristo." Padiri Ndekwe Charles yavutse mu 1927, abatizwa ari kuwa gatandatu tariki 19 Ukuboza mu 1936, ndetse ahabwa isakaramentu ry'ubusaseradoti ku cyumweru tariki ya 8 Mata mu 1956. Yabaye umusaseradoti w'122 mu barerewe mu iseminari nkuru ya Nyakibanda. Padiri Ndekwe yavukiye muri paruwasi ya Cyahinda ahahoze hitwa mu Bashumba, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Kuva mu 1956 yari umupadiri muri za paruwasi nyinshi cyane cyane i Kabgayi, aho yabaga ari muri paruwasi no muri seminari kugeza igihe agiriye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ngayo rero aya Padiri Ndekwe witabye Imana ku wa kane w'iki cyumweru tariki 18 Werurwe 2021 azize uburwayi, ndetse Imana imuhereze kuruhukira mu mahoro. Nari Mugisha Samuel. Iki cyari ikiganiro gito kibanda ku buzima n'ibigwi bya Padiri Ndekwe Charles, umupadiri wari mukuru cyane mu bandi bapadiri bose bo mu Rwanda.